yego maze kuzamuka umuntu amamagaye ati reka dutangire byagenze gute mama nyine narazamutse mu rumuna wanjye atuye hano haruguru aramamagara ati ngwino mfite umukobwa we yari afite inda ati ngwino tumujyane kwa muganga ndazamuka ngeze hano mpasanga abagabo babiri abo bagabo babiri bari bafite ibikoni biziritseho imitopito noneho rero ubwo ngubwo ngeze hano nari kumwe n'undi mu mama ariko ntago turi kumwe nuko tugeze hano rero bahita bavuga bati muhagarare turahagarara tumazije guhagarara bati none muri kuja he tubabwira ibibazo turimo tugiye kujana umubyeyi kwa muganga ubwo rero bahita bavuga bati ntago muri abafozi tuti ntago turabafozi nta mafaranga mufite tuti ndababwira nta mafaranga dufite agatelefone nayo mfite rero bahita bakanya nta kindi babakozeho nta kindi badukozeho agatelefone kanjye narababwiye ngo nimufata aka telefone mukajyane nge nta kibazo ubusanzwe hano haba urugomo se rurahaba aha na hariya hirya ku kiraro rurahaba haravuga ko hari n'abantu ngo haba hateruye umuntu imisumari mu mutwe hari hepfo hariho ngo bahakomerekeje mu minsi yashize biteye gute koko byabayeho uretse ko ngewe nakishijwe nako gatelefone nari mfite narabwiye mukajana ariko mwe kudukubita bahita bakajyana ariko nta urugomo ruraha ruteye rute uranye n'ubwo nawe uri kubyumva nuko rumeze hano turi nahagana hehe ni mu kahe gace umudugudu wa Ruvu hano ni Ruvu mu bundi ariko mama ibyo biherutse kuba ngo byagenze gute ukurikije uko wabyumvise ibyo ntago mbizi nge nikaso ariko uko nabyumvishije uwo musore yari ari gutaha agiye ari kuja mu rugo yari avuye hano haruguru ko hari agasantere hano rero hari abantu baharindira ibirayi baramutangira rero baramutemagura ngo niwe ngo yibye ibirayi kandi nta birayi yari afite baramutemagura se bamutemesha iki bamutemesheje imipanga ariko ni imipanga bamutemesheje ungerejwe intara cyari umuntu utinyuka agafata umupanga agatema mugenzi we ino nta mikino bagiraga barayifataga baranayigendanaga bafata iki imipanga n'inkoni barabigendana ntako numva nta mikino ihari wa mugani nta mikino habaga nta mikino bagiraga natwe ntago tugendaga nijoro tugendaga ku manywa nka saa moya saa yine ntago hano wapfa kuhaca ibyo bintu bibahangayikishije gute biraduhangayikishije ariko uzi kugira ngo abandi mu mujyi baragenda bukira bakageza na saa sita z'ijoro weho saa moya ko wageze mu rugo kubera urugomo murasaba inzego bireba ko zakora iki inzego z'ubutabera zigira icyo zikora zizagira icyo zidukorera zihashire nk'uburinzi we ariko ahitwa ngo iki aha bahita kuri Ruvumu twe niko tuhita intango kuhagenda biragoye muravuga cyane mama ishusho dufite nuko wenda bibaye nk'umugace bikaba ngombwa ko ntibatabara n'ubyumvise ntatabare mugenzi kubera iki mudatabarana nyine ukumva ko ari bantu babicanye ntabwo ngo bose nabicanye ariko se ni itsinda ry'abantu muzi bakora urwo rugomo cyangwa ni ntabwo ni itsinda ubu nturutse iriya muri Kabahama ariko uyu murenge akagari n'akacu ko ni ukuvuga ngo kuba utuye hariya ikintu kikabera hano hano niyo yabyumva niba yabyumva niba atabyumva ntabwo mbizi kuki mubita bicanyi none si mugiye ujya kubyuka ugasanga nk'umwana wawe aryamye nkaha kubera icyo kintu uri kubona bamutemye ntaba ari umwicanyi ubu muhangayitse mute ni ukuvuga ngo nk'ubuvugizi bwatabara abo bantu bagashaka bakaboneka tukamenya ngo umwicanyi n'uyu ubusigaye tukamenya umuntu w'umunyakuri n'utamunyakuri ku buryo umuntu yagira ahantu yanyura yisanzuye nk'ibyo wibuka biheruka kubera aha hafi ni nk'ibihe ibyo wibuka mu biheruka kubera aha mu gace ni nk'ibihe ibya hano muri kano gace ibyo wibuka ko ka Ruvumu ni nk'uwo mwana batangiriye byagenze gute twagiye kubyuka mu gitondo iyo dutuye twumva amakuru yuko bamutemye ngo yibye ibirayi ariko akanya k'ibyo birayi ntabyo twavuga ngo twarabibonye icyo twabonye ni umuntu watemwe gusa aha hantu urugomo rwaho rumeze rute urugomo rwarengeje hariho n'uwapfiriye hariya yishwe n'iki tubizi baravuze ngo yagiye mu bitaro nabwo haboneka umurambo tubura abantu bamwishe cyane mubona imirambo ntimumenye ko byagenze
none twabwirwa n'iki wabyumvishe gute cyane byabagendekeye gute nyine umuhungu wanje yaravuye mu mujyi yakoraga mu mujyi noneho atashe ageze hano baramutangira mwambara telefone n'amafaranga bamutara umushumari muri mu gihorihori umusimari ungana ute ntabwo nabubonye nagiye kubaza se hashe kamaje kumukuramo nsanga bavuye kubimena ubu ngubu ameze ati umwana wawe nta kigenda ngo mumbabare mwaje kura kuntu ameze byagenze gute nyine bamaje kumutara umushumari mu gihorihori ubwo tumujana kumuvuza bamukuramo namaze amezi 2 Kigali mvuyeyo mujana no muri hengeno mama mu kwezi muzana mu rugo mwaje mu rugo yanga koroherwa musubizayo barambira ngo ni ubumuga bwo mu mutwe imisi yarangiritse ubu namuretse mu nzu ntabwo aje kwihagarika no kumujana mbere y'umusumari yari muzima yari umusore muzima ufite n'imbaraga yego nubwo mushimye gwamugize guco kandi abamuteye umwe yagiye umwe yaturutse ariko abandi barina n'ubu barakidegembya barahari inzego bireba iyo muzibwiye zivuga ngo nyine najya kubabwira uwo nguwo mwana yamenye kuko yamenye umuntu umwe mu bantu barindwi ninde yamenye umuntu witwa Kazungu ngo waracyaha ari hano ngo baga mu Mutara ariko abantu banaza ahantu ari ntibemera kumundangira bambwiraga amakuru ko baza ahantu ari nkaho none muye ko muza ahantu ari mwaje kunyereka ahantu ari ngo tutiranduranye n'abantu bakaba bariyangiye agahinda ufite ubukameze gate nenda gusora ndara uzi kugira ngo ubone umuntu w'umusore nyine ndi kumwe n'abandi yagiye kuzumira tweye ariwo mpahiraga ubu n'umuntu w'umusore aryamye nkamutura ngo mujana hanze kwihagarika nkamugwa hejuru ubu agahinda mfite mbese nkunda gutuma ngo ndi kurira hano murasaba inzego bireba ko zakora iki tate murasaba inzego bireba ko zakora iki nyine ngana gusaba inzego bireba bashoboye gukurikirana uwo muntu ahantu yagiye nangasubira gukurikirana abantu basigaye bakambye rero ngo kubera ko tutabareze ngo ntago bafata ngo bafunze inase hasanzwe habura urugo yanga hano biciraga abantu uti hano n'abanyarwanda nanje bahantangiye bagiye kuntema nakijwe n'amaguru ndiruka je mu materana ari mu gitondo ubwo mungu wanje bamugize guca inyuma yari nje bagiye kumanza kwicira hano n'ubu ngo bakutaga tukikandi ngo bambonye banyica ngo n'ikibazo cyakirangiye ubu ntago nava mu nzu nka saa moya sababaga nakize ndi mu nzu nta maronda binahase nyine nabo bamugize guca babaye kwiroro ry'umwuga uti babaye kwiroro ry'umwuga hano niyo bamugize guca abanyerondo iyi nabayobozi bamugize ko ntabwo ari abaturage n'abanyerondo bamugize gutyo abanyerondo babaye kwiroro ry'umwuga batangiye irondo ry'umwuga ubwo rero kubera ko nguwo yagiye nguwo yamenye wari kumaka telefoni baturuka ku ruhande ngo arakubita ubwo yamenye ngo ari kumaka telefoni none ngo yaragiye abandi bari nawe kwidegembya nabigamba ngo mbese ngo nako tutamunga ko tumutabareze ubwo bafungwa gute ngo bafungurwa ubwo nagize ikibazo ahubwo mfite ikibazo kitoroshe umwana wawe yaramugaye ubwo mubabare mwaje kuramukara ku ntameze ni hafi ntabwo ari kwena hano haruguru nakoze urugomo rw'inaha ruterwa n'abantu baba barashize mu ntekerezo ubwenge buke bakifuza kumva ko umuntu anyuze hano bamugirira nabi ntaco bitayeho kandi bashaka kwigaragaza ko ari ibihazi cyangwa se ari ico barico kumva yuko bagomba kubatinya birumvikana yuko muri abo ngabo bakoze ayo mabara hari amakuru yagiye avugwa yuko harimo umwe wagiye yica abantu ntibabimenye kugezana n'uyu munsi wa none rero yarafashwe ari mu nzego niwe utuye aha yishe bande se abo yishe babuze ba nyirabo bababuriye irengero nta kuko nta wabakurikiranye nta naba ntabuze uwanje ngo nje kuhagarara hano se habera urugomo rukomeye ahabera urugomo rukomeye kubera yuko bahategera abantu uvuye nk'uyu mudamu wasobanuraga iby'umwana we umuhungu we yari isumaga mu mujyi akora ibintu by'ibiraka kwikorera imifuka bamuteze avuye kwihahira avuye gukorera amafaranga bamugenza gutyo bivuze ngo abangaba babikoze rero nabo batemaguye uwo mwana bari kwandika izina ryabo ko bashoboye gukora uwo murimo wo kwangiriza mbega kugira babatinye ariko se abo bantu ni itsinda cyangwa n'umwe umwe ni abo ngabo babikoze bari biyitirira ko bari mu kazi ko kurinda imyaka ariko ntabwo basanzwe ntabwo twari dusanzwe tubazi uretse umwe batangiye amakuru hanyuma mubona muhangayitse muterero nk'abatuye inaha duhangayikishijwe n'abantu bashaka kunywa amaraso y'abantu badakora bakifuza kutangirira umuntu busa wavuye guhaha we yiriwe ari kunywa ibyo atakoreye urumva niba bagukije iyo telefone bakagukiza ayo mafaranga nta kindi araja kunywa araja kurya hanyuma weho yagusize uri intera kuko hari abantu ntabakoresha imihoro bahungabanya umutekano wabo
niba gusa uyu munsi wa none nta zindi mbaraga akeneye gukoresha Akoresha iki? ntimwafatana mu maboko ahubwo arakoresha umuhoro namara kugutema agatema na runaka abandi bose bo mu mpande bazamutinya ntawe uzamunyura iruhande ku buryo nawe bakunyuzeho bari uwo muntu ari kuguhohotera kubera asanzwe ari wo murimo gwe ari kuja aratangira agatema abantu nta bagukiza murifuza iki? turifuza inzego z'ibanze dushiraho tugatora ko zaje zumva ibibazo zigabitangira amakuru ku gihe kandi zikagaragaza n'abo bantu ntibizibagaragaza ahubwo usanga bashaka kubahishira. Hari ikindi kibazo nta mufite kindi twakoraho ubuvugizi ubu ameze gute ushushanyiriza abantu batamuzi ukameze? Umwana wanje bamutemaguye umutwe wose n'ukuboko hariho uko bazabaga kuwa mbere hanyuma baramutemaguye ntibanamurekeye aho bamutemeye bumva ko bari kuvuga ngo yibye ibirayi baramwikorera bamuzana mu rugo ku muryango sohotse saa 7 z'ijoro nsanga umwana ni intere yapfuye. Ubameze ate ubu ngubu? Mbese ni gake gake nawe ntabyo navuga kuko iyo harimo kuvuga ngo bazabagwa canga si mu bwenge bwe ntari kuvuga neza nkuko yavugaga ndikumva ari kuja kubivanga. Akabenshi batemerwa aha bakunze gutemerwa hanga ntabwo ari ubwa mbere si n'ubwa kabiri kuko uyu muhungu tuyaha yatemye uwa mbere agwa mu bitaro undi agwa mu marantima ntago ari ubwa mbere ibingiba bikoze kandi ahora abyihara ko umuhoro gwe guba bombi barapfuye. Abo bombi barapfuye uretse ko babuze irengero babura uwabakurikirana birarangira. None rero nk'abandi gusaba ubuvugizi ngo munkorere ubuvugizi kuko nkavuga ko n'ubuyobozi bwo hasi nta kintu bwamfashije kuko nahamagaye mudugudu ngo agira ibyo amfasha aranga aho kugira ngo azakorere ikibazo aho cabereye ahubwo aravuga ngo arandika ko yatemewe mu birayi kandi birayi ntabwo ari hano niyo hirya umwana dore iwabo ni hariya haruguru yarari gutaha avuye iruguru kwa se wabo. Ariko abantu babatema inahani bantu ki? Abantu babatema n'abatuye mu bandi kuko n'abaturage nk'abandi bose. Ubwo rero nkandi gusaba umuvugizi ngo umwana wanje ubu ngubu mu rukono ukomeze ndi mugufi nta kintu nifashije ubu ndi kuvuza ku kara no ku kanunu. Ndagira ngo munkorere ubuvugizi rero kuko uwo mwana ari umwana w'imyaka 23 nta kindi kintu azimarira. Urakoze cyane. Tute wowe ninde uri kukuvuriza? ntawe namurese mu nzu nanone kumuvuza byarananiye. Ubu ntago uri kumuvuza? Ufasha neza mfite wararangiye. Ubu utegereje iki? Ntegere kugira ngo azapfe nakora iki? Iyo mubaje inzego bireba zibabwira ngo iki? Nta kintu bambwiraga ariko. Nta kintu bambwira. Uyu munsi murasaba iki? Mugenzi wawe ati ngiye no kwivuza birikunanira. Nyine nasaba kumvuganira bakamfasha banaka mu nkondo ko namuvuza. Harya wone umusumari? Wone umusumari wamuteye mu mutwe? Ko munabare ni mu ncamake twatangiye tatangira ubwo manzi iki uratwibwira amazina nuko byakugendekeye nuko bakwatatse iyo nari mvuye ndashiramo oya si ngombwa uratubwira uko byata aho bagutegeye urabishobora nese umuntu akubajije wamubwira ko wabaye iki ngaho tubwire basi wabaye iki wabaye iki barantimaguye uravuga cyane byagenze gute nari ntashye bwishe nyine ngeze hafi muri karitsiye ngo nzamuke njye mu rugo baranangira barantimaguye wari utashye nka sangahe ari nka saa 5 abantu bagutemaguye bari nka bangahe bari 3 aho hantu hasanzwe habera urugomo yego bigenda gute asanzwe watangirira abantu nyine uri nk'uwa kangahe batangiriye nk'uwa 4 nangwa wa 5 hanyuma rero bagutangiriye wagiye kubona bigenze gute umwe yanurutse inyuma numva yantemye abandi baza bakurikira bagutemesheje iki umuhoro hanyuma ubu uri kwivuza biri kugenda gute ndi kujya kwivuza
ingaruka noneho byakugezeho uvuge cyane ingaruka byakugezeho noneho usobanura umuntu utari kukureba ukuntu bagutemye. Bantemye mu mutwe n'akaboko karacitse ejo bundi nzaje kwibagisha. Hanyuma ingaruka ni izihe rero? Ingaruka nyine mu mutwe baratemaguye ntabwo nari nakira neza. Witwa ngo iki? Nta gisubizo. Irindi? Umurezi. Nakoze. Nene sinaho urusengero rwanyu ruba hehe? Ni mu mujyi? Ni katedrali. Ubu muri abakatolika. Nese mwese mubona uko mujyayo? None hano mu Gahunga ni hafi, paruwasi ya Gahunga. Inama murahatuye se? Aha duhagaze ko bavuze ngo muri bice ngo bikunze kubamo urugomo nibyo cyane barabeka. Ngaha n'abanyarugomo barengeye. Genze gute ibyo biheruka kuba? Kuba nje ntago nabyumvishije. Atari cyari bose baba ni gakiri. Uzi wakoze ari kuri murugo makari muri ibo. Mama namwe transport